reka mbere ikaze nanone kuri Brown Magazine YouTube channel, hahandi usanga ibintu by'ubwenge gusa, ibintu bishobora kugira icyo bigufasha mu buzima, ibintu bishobora kugira ikintu bikungura mu buzima bwawe, ndetse ibintu byagufasha kugira ngo utere imbere. Niba utarakora subscribe rero kuri channel yacu, ndagira ngo ubwire ko uyu niwo mwanya mwiza ubonye, kora subscribe ubundi twikomereza. Okay, ndatinze rero uyu munsi nkuzaniye ibintu 10 bishobora kugufasha kugira ngo wongere self-esteem yawe. Kanya ushobora kwibaza ngo ese self-esteem ni iki? Reka mbere na mbere nkubwire ko self-esteem ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima, ku buryo ufite self-esteem iri hasi biragoye kugira ngo ube watera imbere. Kandi usanga umuntu ufite self-esteem iri hasi ntabwo abazi kubana n'abantu neza muri rusange, ndetse aba yumva ko nta gaciro afite, ikindi kandi nta cyizere yigira mu buzima mu byo akora. So muri make rero self-esteem ngenekereje mu Kinyarwanda bisobanuye ibintu bine, ni ihuriro ry'ibintu bine birimo kwigirira icyizere, kumva ko ufite agaciro, kumva ko hari icyo ushoboye, ndetse no kwiyubaha. Nibyo bintu bine. Self-esteem rero bikaba bisobanuye ihuriro ry'ibyo bintu bine mvuze haruguru. Ngiye kubwira rero ibintu 10 byagufasha kuzamura icyarimwe ibyo bintu bine mu buzima bwawe, tukabizamura icyarimwe nkuko tubikesha urubuga Power of Positivity. Rero ikintu cya mbere, ikunde uko uteye, ukunde imico yawe. Hano bakubwira ngo ntugatanga urukundo ngo wowe wiyibagirwe. Buryo umeze, uko uteye, imico yawe nibyo bikugira mwiza kandi bikagutandukanya n'abandi. Ibyo bikwereka neza ukuntu uri umuntu mwiza, bikwereka ko uri ikiremwa cyiza cyaremwe n'Imana. Icya kabiri bakubwira ngo hagarika kwigereranya n'abandi, kuko nutangira kwigereranya n'abandi uzaba uri kwitesha agaciro. Gutyo umeze umva ko ari ibintu bihenze bifite agaciro. Numva ko ufite agaciro wowe ubwawe, bizagufasha no kongera agaciro k'ibyo ufite mu buryo bw'amafaranga. Icya gatatu, seka kenshi, cyangwa se seka inshuro nyinshi ku munsi. Bavuga ko guseka ari ikintu cy'ingenzi cyane cyagufasha kongera self-esteem yawe. Ubushakashatsi bwerekana ko guseka kenshi, yewe niyo utabishaka, nyine niyo waseka uri guhatiriza, bikugabanyiriza stress, kandi bifite n'izindi ngaruka nyinshi nziza. Barakubwira ngo nuseka bizakurinda kugira ingaruka nziza, kandi bizatuma n'abandi bajya muri mood nziza. Erega n'ukuri niyo nta yindi mpamvu ufite yo guseka, kuba ukiriho byonyine byatuma useka. Icya kane rero barakubwira ngo ihangane kandi ntihagire icyo wishinja. Umva ko ntacyo wakora ngo uhindure aho uri uyu munsi, ariko wahindura ibitekerezo, ugahindura imikorere, ndetse ko ushobora guhindura ahazaza, bigashoboka ko wazahindura aho uzaba uri none mu gihe kizaza. Gerageza gufasha abandi, ubabere umwizerwa, haranira ko abandi batera imbere. Fata imbaraga zawe, ufasha abandi, ubafashe mu gutera imbere kwabo. Nyuma nawe izo mbaraga wakoresheje zizakugarukira, zikugarukire kandi zikubye nawe zigufashe. Icya gatanu bakubwira ngo ujye wita ku byiza, cyangwa se urebe ukuntu wavuye kure, aho guhora utekereza ko ugomba kugera kure. Mu by'ukuri nta mbaraga zihari zasunika umusozi zitabanje kuwucamo ibice. Kure wavuye rero niho hakwereka, ndetse hakwibutsa ko umusozi watangiye kuwuca mu duce. Ibyo nabyo biguha icyizere ko n'umusozi wose uzawurangiza.
wowe icara uhumeke ubundi uhaguruka ukomeze urugendo kandi ntuzacike intege. Icya gatandatu barakubwira ngo shaka inshuti nziza ubona zishobora kugufasha, haba inshuti muturanye, abo mu muryango wawe, inshuti zisanzwe cyangwa se n'abo mwahuriye kuri interineti. Abo bantu baha agaciro kandi uzajye wumva ko ufite abantu bashobora kukuba hafi igihe ubuzima bwawe bwahindutse. Icya karindwi, reba ibintu byiza biba mu buzima bwawe. Ujye ufata akanya wicare urebe ibintu bizima, ibintu byiza bituma ubuzima bwawe, umunsi wawe ugenda neza. Byaba ari gusenga cyangwa se n'ibindi bizatuma ukunda ubuzima kandi wumve ko ufite impamvu nyinshi zo kubaho. Icya munani barakubwira ngo fata indyo yuzuye. Ibi bizagufasha kumva uguwe neza, uri muri mood nziza kandi wumve ko ufite imbaraga zo gukora, ari nabyo bizakugeza hahandi ushaka kugera, kuba umuntu ufite agaciro, wiyubaha kandi ufite icyizere, wumva ko ndetse hari n'ibintu byinshi ashoboye. Icya cyenda ndakubwira ngo buri gihe shaka ibintu uba uri gukora, cyangwa se mu cyongereza bavuga ngo stay active every day. Niba ushaka guhora uri imbere ugomba gukora ibikorwa ibyo ari byo byose, bisaba imbaraga, ibisaba ubwenge ndetse n'ibikorwa bijyanye na roho, byose bifite akamaro. Ushobora gukora imyitozo ngororamubiri, ushobora gukoresha application ya telefone igufasha gukomeza kwiyungura ubwenge, cyangwa se ushobora nko kumva ibiganiro bindi byagufasha kwiyungura ubwenge nka hano wenda kuri Brown Magazine. Ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda bigufasha ugahora uri active, ugahora ufite ikintu uri gukora, cya kintu gifite akamaro ku buzima bwawe. Icya cumi ari nacyo cya nyuma barakubwira ngo kora ibigushimisha kandi ukora ibyo ukunda. Mu cyongereza bavuga ngo do what makes you happy and follow your passion. Ubundi ubuzima buba bwiza iyo ukora ibyo ukunda, kuko ubikora wishimye kandi biba byose kugira ngo uzane udushya. Iyo ukora ibyo ukunda, iyo ukora ibyo ukunda kandi ushyizemo umutima wawe, ushobora kugera ku bintu nawe ubwawe utatekerezaga. Reka ngushimire wowe wumvise iki kiganiro. Nicyo gihe ngo ujye wumva ibintu bifite icyo byakumarira mu buzima bwawe. Ntahandi wabisanga rero ni hano kuri Brown Magazine. Subscribe to my YouTube channel Brown Magazine. That's we be cool. Murakoze cyane.